Aramutse ute? Sinumva se umuzi ni Fred. Numvise ngo yinjiriye igisoda aho ngaho iwanyu. Agenda agikora ariko agikora azi ko yishe se. Ubimubwire ko se yahwereye. Ntereza hano kugura. Se yahwereye icyo gisoda cy'umuvumo. Umwana muzehe yagurishije utuntu twe twose akatwimaraho ngo ari kweskoroka muzehe ngo ari kumwishurira ishuri. Muzehe agurishije iyo bwabaga inzira zari zirimo intambara imeze kuri yagenda agura inzira paka agezimo ngo aje kwiga. Ageza dutesheje umutwe araducanganyikishije umuryango muzima. Yatangiye kwambikira ku byangombwa by'abandi dukoze iyo bwabaga tumwishuriye bamwirukanye mu Rwanda nduzi ko bari bamwirukanye kubera kwambukira ku byangombwa by'abandi n'urumogi rwinshi amaze kuruhaga ntagire discipline mu mupaka. Cyo gisirikare cyanyu kitagira training sinzi ko ari cyo azashobora ngira ngo umunsi umwe azatumura urumogi yamaye pupera amasasu yo mu mutwe. Ageze muri Kongo mwishurinze amezi ane ncishije amamatera mu mazi ncishije ibiki kugira muzehe atazikubita hasi ngo tuzi ko turi kugirira neza muzehe ko ngiye sinari gukora ibyo bintu mbikorera uwo mwana kuko uwo mwana ni umuindiscipline n'intera hamwe hagarariye izindi. Anige njya mbona babeshera muzehe atashobora ko yarabyaye iyo ntera hano kuko twese muzehe aravuga tugatuza. Ariko uwo mwana niwe nabonye mwana uteye ubwoba yatangiye kumbwira iby'igisirikare ngiye kera yakusaba amafaranga ukamubwira ngo esho ngo nutayohereza none andanya mu gisirikare. Cyo gisirikare cyanyu kigende kiyamuye cyangwa ryarara yiba. Ariko umuntu wantunguye mu bantu bose nanatinye kurenza abandi bantu mugani wa Muramira ni Nyamujareti neretse Shizirungu akaza kwinjira igisoda aho ngaho Nyamujareti areba akemerera uwo mwana Nyamujareti ntanabanze ngo nampamagare akakijugunyamo umwana wari uri mu ishuri ari kwiga baramwishyuriye. Espe no guhahira abana bikamunanira akishyurira uwo mwana ishuri uwo mwana yarangiza agatamo Menerivara agata ibintu byose akirukanka akinjira igisoda ziko mugani muzehe ari waduhaye voice ngo bamaze bose ngo abaze hamwe nabashiki be nibiki byose ngo bamaze gufisha abantu 11 muri iyi ntambara. Azagenda arwana ubwo muyomba atarwanya urwo makanika yasize Shizirungu agenda rurwane kandi azafata igihugu. Ngewe kubwanjye bitewe n'urupfu uwo mwana yishe muzehe bitewe n'umubabaro uwo mwana yahaye muzehe yabaga nk'akazarendo kakitombokeje kagahita kamunsaturira umutwe ngewe TikTok hapana kwirwa kamucisha hirya no hino. Kandi ayo manyanga mwirirwa mukorera aho ngaho mufata abana batakoze training bakabahereza teni umunsi uzaba umwe ntuzaba bibiri umunsi uzaba umwe ntuzaba bibiri ufite ubwenga mufata mujyana aje kuri training cyanzu. Twebwe niyo mwana yakora iki nta uri buve kwizima niyo banavuga ngo bamugarure nta n'urugo rw'umuntu yaninjiramo iyo ntera hano yarangije kwica muzeru mu rupfu agenda bamujyana icyanza agenda akora training naho kujyanyuza umuntu mukamukubitamo teni deja atangiye kohereza abantu amafoto ahetse imbunda ahetse teni yakora training kwandi icyo ni igisirikare cyitwa ngo iki cy'amabyi cy'umwanda bagiye bavuga Kagara. Ngewe ndakagara official wa muhungu wo muri Kenya yaravuze ngo nakagara official ngiye ngira ngo mpagarari utugara mu gihugu. Mana ira bintu byambabaje Nyamujareti yambabaje kurenza abandi bantu bose. Amagambo ejo yansubije uwo mwana yaramubonye naranamumweretse nataye umutwe ndi kumushakira ibyangombwa. Abana banyu baryamye mu ngo zanyu bari kwiga aba bandi nibo bari bwinjiza igisirikare sheri impereza zanijipo yawe ajya babasheta imbere yaba bari bambabaresha izirungu bakamuntegera imbere bakamumenya. Habe nubwo akanyana ari gusara ngo araza gusaba aho ngaho bamujyana icyanzu ngewe yaba bamujyanaga bagahita mukubita urw'umutwe imbere noneho kugira ngo yemere umuvumo muzehe yapfuye amuvumye akazabura n'uzamushyingura. Uwapfuye wambabaje wari imfura utaragira gukwasa n'iyampoze naho iyo mbwa umunywara umogi utazi no kwimenaho n'amazi utazi no gukaraba ngo yapfa ngo abantu bahungabane imbwa
mana nangaga abanyamurenge ariko noneho nabikubye Uwiteka Nyiringabo azambabare sinzagira naho nongera gura n'umunyamurenge mu buzima bwanjye urupfu bishe muzehe Imana izarubakubira inshuro 800 urupfu muzehe hapfuye umubabaro muzehe hapfanye agahinda muzehe hapfanye muzehe hapfishije abantu 8 muri iyi ntambara muzehe hapfishije abantu 8 Dabani uwo yarasiganye yagurishije udupfura gurisha duhenagurisha udukoko ngo yige muramuro Christian ngo nawe najye mu gisoda aho makanika yasize arugejeje agenda arurangiza uwo yo imivumo mama yamuvumye uwo ntazarenga ngomo umunsi batangiye kumanuka uwo ntahazarenga uwo amasengesho ya muzehe saa 9 z'ijoro za muzehe warazizi saa 9 z'ijoro muzehe harira nta soni abagabo b'abanyamurenge batagira umutima bahaza amagara yabo bari gufata igipfu kitazi naho bakandira imbunda bakagiha imbunda bakagihatema bakijugunya mu bwato kikagicyanzo kikajya gukora training ariya ntago wisize mu maso shiri cyaba bagiha imbunda kikajya gukora training kikagenda kikajya muri nora bakagihereza training bakamukubita urwo rumugi bakarumukuramo bakamukoresha umwitozo akajya gukora igisirikarazi arabesha araba muri Bukavu aratwarira iyo mbunda muri Bukavu ariko nashizemo umwuka nakwa bya Mungu ningero bikanga nakanyaramanuka kajya kwa Makenga kanya nawe yarwane M23 ibyo abantu babeshya ngo bakunda icyama iwe yarwane M23 mbere ko nta nundi muntu urayitekerezaho mu bwoko bw'abanyamurenge yafunzwe imyaka 2 Kinshasa aryama kuri sima kubera M23 aramanuka no kwa Makenga we ntabwo akomanga bamanukana izo ngegera bazijyane zijye kuri training bareke kwambika umuntu imbunda utarakora training utazi naho bakanda ngo bagiye kumutega abarundi ngo azajye ngo azamanuka ajya mu minembwe azajya mu minembwe ariko twese twashizemo umwuka imwe muri audio zibabaje cyane ushobora kumva imwe muri audio zibabaje cyane ushobora guhura nazo muri rugamba rukomeye cyane M23 ndetse na Twirwaneho bakomeje guhanganamo na FRDC abarundi ndetse n'abandi batandukanye barimo FDLR ni ibintu bibabaje cyane rero kubona umwana w'umunyamurenge aho ajya ku rugamba ajya gufasha bagenzi be ku rugamba ariko abo mu muryango we bagasigara bavuga amagambo nk'aya ngaya ni ibintu bibabaje cyane bikomeje kugaragaza bimwe mu bigoryi cyangwa ibi bitagira ubwenge ibipfu biri mu banyamurenge no kuvuga ngo abanyamurenge gusa ubundi nta muryango buri kigoryi niko bajya bavuga bimwe mu bigoryi rero biri mu muryango w'abanyamurenge nk'uko mu mwiyumviye uyu ni mushiki wa Fred witwa Fanny aho yarari kuvuga ko uko byagenda kose ari akagara kuzuye atazigira na rimwe ashyigikira kuba uyu mwana Fred musaza we wagiye muri Twirwaneho kuba yarwanira ubwoko kuba yarwanira kuba bagira amahoro bagenzi babo rero basigaye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari kwicwa ariko warumva ko abandi bana bari gupfa atari abana n'ibintu bibabaje kubona abantu batekereza gutya niba baza amateka y'u Rwanda niba baza amateka y'isi kugira ngo abantu babashe kubaho akifata akavuga amagambo nk'aya ngaya gusa si ubwa mbere agaragaweho amagambo nk'aya ngaya uyu mwumva akaba ari umwe mu bantu bavugaga neza AFC M23 n'umwe mu bantu bavugaga neza Twirwaneho ariko uyu munsi n'umwe mu bantu bari gusebya icyama n'umwe mu bantu bari gusebya M23 n'umwe mu bantu bari gusebya Twirwaneho haracyari urugendo rero ariko abantu nk'aba ngira ngo murabizi ko by'umwihariko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo niho turi kuko nirwo rugamba ruhari uyu munsi nubwo no mu Rwanda byabayeho mu myaka yashize mu gihe cyo kubohora igihugu ariko birababaje cyane kumva amagambo nk'aya ngaya birababaje cyane kumva amajwi nk'aya ngaya gusa ikiza gihari nuko umwana yafashe inzira nziza umwana yafashe inzira yo kurwanira bene wabo inzira yo kumva ko bagenzi be no kuvuga ngo mu bwoko bumwe nawe bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakwiye kubaho nabo bakarya bakaryama nk'uko abo bagiye Burayi nk'uko abyivugira ngo bagiye Burayi bagomba kwiga amashuri n'ibindi byose nabo babayeho ni ibintu byiza cyane rero kuri mwana Fred wafashe urugendo rwiza rwo kujya kurwana muri Twirwaneho akarwanira ubwoko nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV mukomeze barerange ndabakunda cyane.